urugo rwiza rwo mw'Edeni habaye umuhango ukomeye. Ngaho abasoma Bibiliya muzadusomera muri Samweli ya mbere igice cya 18 umurongo 20, aho muzasanga igitekerezo cy'umukobwa wa Sawuli witwaga Mikali. Namudusomere, ngaho dusomere. Haranditse ngo hanyuma Mikali umukobwa wa Sawuli abenguka Dawidi, babibwira Sawuli arabyishimira. Aravuga ati nzamumuha amubere umutego bituma agwa ku Bafilisitiya. Nicyo cyatumye Sawuli abwira Dawidi ubwa kabiri ati uyu munsi uraba umukwe wanjye. Ariko Sawuli abwira abagaragu bati mujye inama na Dawidi rwihishwa, mumubwire muti umva umwami arakwishimira kandi abagaragu be bose baragukunda, none uba umukwe w'umwami. Nuko uyu Mikali niwe wakoze ishyano abengukwa Dawidi. Nta handi byabaye ko muri Bibiliya umukobwa yarambagiza cyangwa se yabwira umusore ngo tuzabana. Rero urambagiza, reka dutangire twerekane ibiri kubera muri iyi minsi y'imperuka. Urambagiza ni umusore w'umuhungu, ntabwo ari Mikali, kuko nawe abazakurikirana amateka uyu Mikali nawe yaje gupfa atabyaye bitewe nuko atari afite n'umwuka w'Imana. Ubwo Dawidi yishimiraga ukuntu ibirori by'isanduku abyina nezerewe kuko yaratsinze intambara, uyu Mikali yaramusetse, Dawidi aramuvuma arinda apfa atabyaye. Rero urambagiza ni umusore kandi w'umuhungu. Noneho ikindi ni uko agomba kuba akuze. Uyu urambagiza agomba kuba akuze. Abasoma Bibiliya mu bihe bya kera barambagizaga bakuze, bari mu myaka nka 40. Suko turabwira b'iki gihe kuko habayeho ubuhenebere ngo nabo barambagiza bageze mu myaka 40. Ariko mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore page 449 handitswe ko nibura umuntu utarageza ku myaka 20 ntaba afite uburenganzira bwo guhitamo uwo bazabana. Mu bwenge bwe ntabwo ari ibi by'abasore b'imyaka 12, 3, 4, 8, ntagira inzu, ntagira yava, ntagira yajya, ariko ugasanga ahora atondetse udukobwa. N'umukobwa nuko nta cyerekezo, uwumva yubaha Imana akaba ashaka kuzabona ubugingo, utaragera ku myaka 20 ntabwo aba afite uburenganzira bwo kwishyiramo ibitekerezo bisa n'ibyo. N'ubimubwiye abamuhemukiye. Usenga Imana kandi akayubaha agomba kubamuhakanira yivuye inyuma. Rero kuri izi ngingo yenda nkuko tuzakomeza kubikurikirana, birimo ingorane mu bwenge, birimo ingorane mu mubiri, ahari yenda mu bindi biganiro tuzakunda kubirebera hamwe. Ikindi ni uko urambagiza agomba kuba afite imyiteguro. Ngaho mwene data nadusomere Imigani 24:27. Ubwo ndashaka kugira ngo dutandukanye ibiri kubera hano hanze bitumye ubukwe bubaye ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka n'ubukwe nyabwo Imana yemera. Ngaho dusomere Imigani 24:27. Banza witegura ibyo ku gasozi uringaniza imirima yawe, hanyuma uzabone kubaka inzu. Banza witegura ibyo ku gasozi uringaniza imirima yawe, hanyuma uzabone kubaka inzu. Yenda iyi ni imvugo y'imigani, ariko reka tubwire n'undi ngo banza witegure n'iduka, banza witegure se n'ibarizo, banza icyo nawe wumva witegura cyagutunga kandi kikazatuma ugira icyumara mu isi. Baravuze ngo banza ubyitegure. Ntabwo iyobokamana bibi ibintu bya haleluya na hamina gusa. Oya, iyobokamana yita ku by'umwuka kandi kita no ku by'umubiri. Ni nayo mpamvu urambagiza agomba kugira imyiteguro. Mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 page 483 haranditswe ngo umuntu udashoboye kwikemurira ibyo mu bibazo. Ngo bamwe bajya bagira ubwira bwinshi bwo gushyingirwa, ngo ariko badafite ubutunzi barazwe n'ababyeyi, badafite ubutunzi bishakiye, badafite ubwenge bwo kubushaka. Inyuma baranditse ngo bameze nk'abo ntabwo bemererwa gushyingirwa ngo bazabyare abana mu isi. Kuko nimukurikirana ntabwo ibivugwa no mu isi barabibonye barabirabukwa, kuko nabo bazi ubwenge kandi bahawe n'Imana. Ariko mu by'ukuri kuba mu isi ugashyingirwa ukabyara, nawe ibibazo byawe bikureba uri umwe utabikemura, ukiroha undi mutwaro ngo ugiye kubyara abana bazaba umwaku n'umuvumo mu isi, kandi ngo nguko uko ingabo Satani yishimira gukoresha ziboneka. Rero uyu urambagiza ni umuntu ufite imyiteguro. Reka mbwire abaduteze amatwi ko mu itangiriro 2:18 hariya habereye ubukwe bwa mbere. Ngaho mwene data nahadusomere. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine,
reka muremere umufasha umukwiriye. Ijambo nshatse muri uyu murongo ni iri rivuze ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Nuko nimusoma mu Itangiriro 2 umurongo wa 15, Adamu yari ahawe guhingira ingobyi ya Edeni no kuyirinda. Reka mbwire abaduteze amatwi, ntabwo Adamu ahinga muri Edeni nta nzara yari ihari, ntabwo arinda muri Edeni nta bajura bariho, kuko niho heza na niho duharanira kuzasubira. Ariko uko umuntu yaremwe mu bimubereye umunezero Imana nayo kubahirizwa nuko harimo gukora. Rero Adamu yari ahawe gukora. Niwe wise amazina y'ibyatsi, niwe wise amazina y'inyamaswa, utuntu twose aratumenya, aratugenzura, kuko umuntu yararemwe ngo ategeke ibindi biremwa byose. Rero muri uwo murimo icyari kumubera umunezero, uwo murimo yari gukora nubwo atari kuvunika ngo aruhe ngo azahavana ubukindu, ariko uwo murimo umugoye, uwo murimo icyari kumuberamwo umunezero muri uwo murimo nuko Imana ivuze ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Rero basore munteze amatwi n'abandi mwabagira inama, nuko ushaka umufasha agomba kuba afite ibyo afashe, noneho akifuza kuzana uwo bimufasha. Agomba kuba ari umuntu w'Imana, witaye ku murimo w'Imana, witaye ku muryango we, ndavuga se, nyina, bashiki be, babyara be, witaye ku baturanyi, abababaye bose, ababuraye, abambaye busa, witaye ku bintu byose byankenerwa bikorerwa mu isi. Uwo musore umeze utyo, uwo musore w'imishinga, uwo musore w'imigambi, uwo musore ugambire ko n'abandi bazahabwa agakiza akabishoramo ibye n'igihe, uwo ntabwo yabivamo wenyine, akwiye umufasha. Noneho ikibigize umwaka muri iyi minsi nuko nutagira icyo afashe, nutagira yararara mu bwenge biruzuye, yumva ashaka gushaka umufasha. Amufashe siki? Rero reka tubabwire ngo urambagiza ni uwo nguwo wamaze kwitegura ibyo bintu byose, ni umusore w'umuhungu ukuze kandi ufite imyiteguro. Rero reka tubabwire ibigomba kwitabwaho. Ibigomba kwitabwaho ku musore ugiye gushyingirwa. Agomba kureba kuri mugenzi we w'umukobwa azashyingirwa muri cya gihe, abyitegura, abitekereza, ntawe umuhagaze iruhande, ntawe yabwiye kuko ntawe abereyemo umwenda, ahubwo we mu bwenge bwe ari kubigenzura. Hari ibintu bigomba kwitabwaho. Ngira nti abasoma Bibiliya muzasome mu Itangiriro 24, muzare ku murongo wa 15 muzageze ku murongo wa 20. Aho baduhaye icyitegererezo cy'ubukwe bw'umugabo witwa Isaka, ubwo yaragiye gushyingiranwa n'uwitwa Rebeka. Rero ubukwe bwa Isaka na Rebeka, uwari ugiye kurambagiza ntabwo we yagiye gusa ngo apfe guhubuka, ahubwo yabanje gusenga Imana, yisaba ibimenyetso. Kimwe nshatse kuvuga nuko yapfukamye agasenga, akabwira Imana ngo dore mpagaze ku iriba, ngo abakobwa bo mu mudugudu basohotse kuvoma, ngo ndi bubwire ngo mpa amazi nywe, akayampa kandi akagirira n'impuhwe ingamiya zanjye, ngo uwo araba ari we watoranirije databuja, araba ari we watoranirije databuja. Niko byagenze, akimara gusenga yarasubijwe. Haza Rebeka amusabye amazi, arayamuha, aranywa. Arangije Rebeka ubwe atagombye kubimusaba, agirira impuhwe ingamiya ze, arazidahirira, nazo ziranywa, zireguka. Nuko wa mugabo muri uwo mukobwa abonamwe imico myiza, anabona n'ikimenyetso yari yasabye Imana. Rero niyo mpamvu n'umukobwa agomba kugira ibimuranga mbere yuko yaba umugore w'umuntu, kugira ngo mu isi bazabemo bafite akamaro. Ngaho mu gitabo cyitwa Inama z'Itorero paji ya 7, ngibi ibintu bikwiriye kuzirikanwa. Mbese uwushyingiwe azazana umunezero mu rugo? Mbese arazigama? Cyangwa namara gushyingirwa azaye ibyo yungutse byose, atanga ibyawe byose kubwo kwinezeza mu bitagira umumaro no kwikunda ku buranga? Mbese ingeso ze ziratunganye muri ibyo? Hari ikintu yishingikirijeho? Nzi yuko ubwenge bw'umugabo nibumara kujijishwa n'urukundo n'ibitekerezo byo gushyingirwa, ibi bibazo bizamushiramo bise naho bitagize icyo bimaze. Ariko ibi bintu bikwiriye kuzirikanwa neza, kuko bifite icyo bizakumarira mu bugingo bwawe buri imbere. Mu gihe uhitamo umugore wiga ingeso ze, mbese aho hazaba umuntu wihangana kandi w'umunyamuhati, aho ntazagirira nyoko na so ibambe rike mu gihe bazaba bakeneye umuhungu ufite imbaraga yo kubunganira? Mbese ntazamuganza akamuca kuri bene wabo, ari ugushaka ko akurikiza inama ze no kumukundwakaza, maze akareka se na nyina, nk'aho babonye umukobwa ubakunda ahubwo bakazimiza n'umuhungu wabo. Ibi nibyo bintu bikwiye kuzirikanwa muri make. Niba zigama,
niba koko afite urukundo ruvuye ku mutima, niba ataruje kugutegeka, kuko ibyo nibyo biri kuranga ingo z'umwaku, maze akaguca kuri bene nyoko, babyara bawe, iso, nyoko, aba babyeyi bashaje batangiye kuvundagara, ngo nkaho bakabonye umukobwa ubakunda, ngo bakaba bajimije n'uwari umuhungu wabo. Ngizi ingo zubatswe mu isi, kandi n'abazi ubwenge n'abize n'abakomeye ibyo biriho, ni ikimenyetso cy'uko izo ngo zarambagijwe nabi. Ngaho umusore, kugira ngo utazarwa muri uzu rwita ikiziba, ibyo ujye urabireba kare, ubirabukwe kare muri mugenzi wawe. Ngaho reka mbabwire ngo ntabwo iyo urambagiza ari ukureba ubukire, oya, umukundiye ubukire nawe nibwo azagusuzugurira. Kandi reka mbwira abanteze amatwi ko ingo nyinshi, niba hari uwo wasanze ushaka ubukire, niba hari uwo wazanye umushakaho ubukire, ubwo ni ubukire si we. Ni nayo mpamvu iyo bushize abari bitwa ngo barabanye baratana, cyangwa se yataguhayemo umudendezo, impaka n'induru biravuka, nuko icyo wamukundiye nawe akaba ari cyo agusuzugurira. Rero ntabwo nibirambagizwa ari amashuri yenda ahambaye, oya, ahubwo ni ukureba yaba ahambaye yaba magufi, kuko ngo mu byo ugomba kwishimira muri ubu buzima ni koko ngo uzishimire ubwiza, wishimire ubukire, wishimire ubwenge, ngo ariko ikiruta ibyo byose ni imico myiza. Hariho ibyo kwishimirwa, ni ubukire, ni ubwiza, ni ubwenge, ariko ikiruta ibyo byose ni imico myiza. Reka mbwira abanteze amatwi ko ni benshi bashyingiwe ab'inzobe, abize, abakize, ariko barara bararira. Rero iyo Imana ibona ko nabyo byashyirwa ku ruhembe rw'imbere birakenewe, ni na byiza, ariko ikiri ku ruhembe rw'imbere ni ukureba niba uwo mugenzi wawe afite imico myiza. Rero abaduteze amatwi, reka nambabwire ibiranga umusore, kugira ngo n'abakobwa nabo yenda bantega amatwi n'ababagira inama. Ngaho mu rwa mbere rwa Timoteyo 4:12, rwa mbere rwa Timoteyo 4:12 haranditse hati: ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, no ku ngeso zawe, no ku rukundo, no ku kwizera, no ku mutima uboneye. Nuko ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Uwo musore ugiye kukubera mugenzi wawe agomba kuba ari umusore uhagaze mu isi, ntacyo ahinyurwa, ntacyo agawa. Ntabwo ari umusore uzarebera kuko yambaye ipantaro yenda iriho ibyuma ku kibuno, cyangwa se yayimanuye igeze hepfo, oya, ntabwo ari ibyo. Ntabwo ari umusore kuko azi kubyina umuzika, oya, ntabwo ari ibyo. Ahubwo baravuze ngo azabe mu isi ku byo avuga, ku kwizera, ku rukundo, ku mutima uboneye, ntacyo agawa. Ngaho inama z'itorero, paje ya 7. Umugore wese mu gihe atarafatana n'umugabo mu biganza, akwiriye kubaza yuko umugabo ugiye kuzafatanywa nawe mu minsi y'ukubaho kwe ari mwiza. Ibimuvugaho yakoze mu gihe cyashize ni ibiki? Mbese urukundo agaragaza rushingiye ku mico yanga umugayo, cyangwa rushingiye ku gusamara gusa? Agira imico izatuma umugore wanezerwa? Mbese umugore abasha kubona amahoro nyamahoro n'umunezero mu rukundo amukunda? Mbese azemererwa kuba umuntu witekerereza ku giti cye, cyangwa ubwenge bwe n'umutima uhana bizagengwa n'umugabo we? Mbese uwo mugore ashobora kwita ku byo umukiza ashaka, maze akaba ari byo arutisha ibindi? Mbese umubiri n'umutima, intekerezo n'imigambi bizarindwa bibonere kandi bibi byera? Ibi bibazo bifite icyo bizamara cy'ingirakamaro cyane mu byerekeye imibereho myiza y'umugore wese ugiye mu byo gushyingirwa. Umugore wifuza urugo rw'amahoro n'ibyishimo, rutarangwamo ubutindi n'umubabaro, ababariza mbere y'igihe ati: mbese uwo mukunzi wanjye afite nyina? Ingeso za nyina ni ingeso ki? Mbese azi inshingano amufiteho? Yitaye ku byo yifuza no kubimunezeza? Niba atumvira kandi ntiyubahe nyina, azagaragaza icyubahiro n'urukundo, ineza n'ubwuzu ku mugore we? Igihe agahararo ko gushyingirwa kazaba gashize, azakomeza nkunde? Mbese azajya yihanganira amafuti yanjye, cyangwa se azajya mpoza ku rutoto no kumpatira ku mategeko ye? Urukundo rutuma umuntu yirengagiza amafuti menshi, urukundo ntirwita ku mafuti. Ngaho reka mbwire abaduteze amatwi ngo ibi ni byo umukobwa nawe agomba kuzirikana. Mbese uwo mukunzi wanjye yubaha nyina, amwitaho? Reka mbwire abasore banteze amatwi ko iyo ababyeyi bacyashya abana kenshi mu makosa yabo, abana bakabasubizanya ubukana n'ibitutsi, kuko ingo nyinshi ubuziyoborwa nabo, abakobwa bo bumva ko uwo mugabo wabaye intwari. Ariko reka nkubwire ngo utumvira se ntiyumvire nyina, weho mutonkanye ibere ntabwo azagukunda, ntazanakumvira. Ni nayo mpamvu bakubwiye ngo
genzura neza niba muri mugenzi wawe hari igihe kizagera agahararo ko gukingirwa kagashira, wibaze ngo mbese igihe agahararo kazaba gashize azakomeza nkunde. Niyo mpamvu abaduteze amatwi buri wese ntabwo iyi ntambwe ari iyo gutera ahubutse, ahubwo niyo gutera abyitondeye, kuko aho ubukwe bwapfiriye bukaba umwaku niyo bihera mu mirambagirize. Niyo mpamvu twifuje ko kuri aya manywa twabaganiriza kuri iyi ngingo kugira ngo uyikora wese azajya arabanza asenge, ngo asengaga rimwe asenge kabiri, uwari kabiri asenge kane, kuko ni ingingo bakora ntibasubiremo. Urugo rwiza rwo mu Edeni